Icyumweru cyiza kubateze amatwi ibiganiro bya Theogene Kwizera, ni amakuru meza cyane, ni amakuru mabi abatagezweho muri football atakagombye no kuvugwa n'abakinnyi bakiniye ekipe ya Rayon Sport. Tuba twagize gutya tukabareba ko twabagerera mu ikipe ya Rayon Sport ndetse n'izindi ekipe mugenda mukunda hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri uyu munsi twabagereye mu ikipe ya Rayon Sport. Hari abakinnyi babajije niba bakinira Rayon Sport ni mu gihe bari bageze ku myitozo y'ikipe y'igihugu Amavubi. Bwa mbere na mbere babajije uwo bita Clement ukinira ekipe ya Rayon Sport, asobanura neza ko adashidikanya ko adashobora kuzongera gukinira ikipe ya Rayon Sport. By'umwihariko ikipe ya Rayon Sport bivugwa ko ibamo imyenda ikomeye cyane, idakunda abakinnyi bayo, idafasha abakinnyi bayo by'umwihariko mu bintu bigiye bitandukanye. Byatumye avuga ko atazongera gukinira ekipe ya Rayon Sport. Rimwe na rimwe akavuga ko ekipe ya Rayon Sport idahemba vuba. Undi mukinyi babajije bamwita Mugisha Gilbert, nawe murabizi ko yakiniye ekipe ya Rayon Sport, ariko nawe rwose yaje kuba yakihakana ekipe ya Rayon Sport ko ibibazo by'imyenda igira atabivamo, cyangwa se ibibazo byo gushwana n'abakinnyi ndetse n'abayobozi ndetse n'abatoza ndetse n'abakunzi ba ekipe ya Rayon Sport. Byatumye avuga ko atakinira ekipe ya Rayon Sport. Tugiye ku mukinyi bita Ruboneka Jean Bosco. Ruboneka Jean Bosco we ntago arakinira ekipe ya Rayon Sport na rimwe, ariko nawe niba yagendeye mu kigare numbaze, nawe byatumye avuga ko atakinira ekipe ya Rayon Sport. Sinzi impamvu aba bakinyi bari kuvuga ko batakinira ekipe ya Rayon Sport. Nk'uyu Ruboneka ekipe ya Rayon Sport ntiyari yamushaka na rimwe, ariko yayivumbuye ku ikipe ya Rayon Sport. Ugire umunsi mwiza, uhahe uronke, ugire icyumweru kiza. Nizere ko ukanze subscribe kugira ngo tube twagushakira ibiganiro nk'ibi ngibi.